gukuramo imyenda ari muri kwasiteri bivuze iki? Urumva ni izindi ni ukuvuga ngo mwari muri mu modoka imwe n'ijipo yayikuyemo se? hoya urumva nyine nibyo yaratangira ishati yayikuyemo. uri kumva kugira abana bacu tubarinde neza. yewe kuva nabona biriya bintu nafashe umwanzuro ko abana banjye nzajya mbatwara ku ishuri nkabitwarira nkabageza ku kigo. Niyo makuru wenda yizewe, ni nabyo bintu bishobora gukunda. Horonyumvi nakigarura nagira ikinyabupfura nyuma. Icyo babaza kunikishamo nyine ngene hari ukuntu nkureba. Sibyo? Hari ukuntu nkureba ntavuze. Njye sujya ngo nanavuga. Ni ijisho tu gahita uvuga uturu rugo n'indugaruka mirarora. Hari umwana nigeze mbona bakina iby'abana agahungu n'agakobwa aho nari ntuye. Ndageje ndamuhamagara kandi abo bana bari banduye. Umwe yari afite ubwandu. Yego. Bwa sida. Yego. Hamagara agahungu ndakabwira ubu noneho yaranakuze ni umuntu w'umugabo unikorera. Ndamubwira biriya bintu ukora uzikono biriya bintu ni bibi. Ntago ndi bubarega ko ni bibi. Uzi ijambo yanshubije. Nuko kuvuga biri buntera isoni. Yarambwiye ngo nimba narabayeho nabi. Ntago abana njye agomba kubaho nabi kubera ko nanjye nabayeho nabi. Baranavuga ngo niba waravutse uri umukene haranira ko abana bazabaho nk'abakire. Yes. Ndabashimiye mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana dukurikiranga kuri Mama Charlene official. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze barinde mu byo mukora byose. Mama Charlene ndabasoje. Turabikirije. Yesu nashimwe. Ayimbazwe. Umunsi tugiye kuganira ku kinoneho. Umunsi tugiye kuganira ku ki? Kimbaze nyine. Kuri Mama Charlene. Urabona turi mu gihe nakwita cyitangira ry'abanyeshuri. Aho nese yatangaje karandire cyangwa se uko kalendari y'umwaka iteye yo kugenda abanyeshuri batangira. Dore ko uyu munsi kuwa mbere noneho abageze ku bigo by'amashuri batangiye kwiga. Yego. Ni iki mwabonye kidasanzwe muri gutangira kw'abanyeshuri? Yewe ikintu twabonye kidasanzwe muri uku gutangira cyangwa wenda birasanzwe nuko aribwo amaso yanjye yarabibonye. Hari ikintu nabonye numva kirambabaje. Yego. Numva kirambabaje. Urabona hari ku cyumweru nje gusenga iwacu mu Nyakabanda. Yego. Rusengero. Mu gitondo ndaza tugera kuri Nyabarongo. Harimo abanyeshuri babiri. Hariho umunyeshuri umwe. Yego. Wagombaga kujya kwiga Icyangugu. Undi we sinzi aho yagombaga kujya kwiga. Noneho mbona umwana w'umukobwa atangiye gukuramo imyenda muri kwasiteri. Uniforme yambara imyenda isanzwe. Burya rero hari nimba ari insanganyamatsiko sinzi ukuntu leta yigeze ivuga ngo umubyeyi ajya abera ijisho mugenzi we. Kuba warerera undi utari uwawe. Waba ubonye umwana akora ikosa ukaba wamuganiriza cyangwa ukamwigisha ugafata umwana wese nk'uwawe. Ngira ngo nuko bigeze babivuga. Mbonye ukuntu uwo mwana ari guhinduranya sibyo ko byamupfubanye nyine. Urumva twakomeje gusakuza no kuvuga ukuntu ntiyaba kibikoze. Atangiye gufata ishati ayikuyemo agiye kwambara indi shati. Ukibaza ngo mbese umwana nimba afite ivarisi na mari agiye ku ishuri. Gukuramo imyenda ari muri kwasiteri bivuze iki? Urumva ni izindi. Ni ukuvuga ngo mwari muri mu modoka imwe n'ijipo yayikuyemo se? Hoya urumva nyine nibyo yaratangira ishati yayikuyemo. Uri kumva? Umuntu yambaye undi mwenda. Gusa wenda ikintu cyambabaje nuko ngewe nageze mu modoka harimo ibishira barimo kubivuga. Wenda uwo ngo wari wasigaye kuntuza ku giti cy'inyoni. Urumva hari undi yarimo gushwana na shoferi ati ngewe ndaviramo ku kinyoni ati kwiwanyu bambwiye ngo nkugeze Nyabugogo ngo hoya ngo ndashaka kuviramo mbese aranisararanga. Nuko mbasanga byaje kurangira ayisohotsemo cyangwa yakomejemo. Shoferi yaramufunguriye agira gute arasohoka arasigara nyine. Kandi ubwo ari ku gatelefone ari gutira amatelefone wumva ari kuvugana n'umuntu w'umusore ibintu nk'ibyo. Noneho tugenda tubivuga. Mbwira shoferi avuga ati nk'ubu mama we yambwiye ngo araviramo muri gare. Bitambwira shoferi urabona uri umubyeyi cyangwa se nimba uri umubyeyi urabona nk'ibi ngibi bibaye ku mwana wawe wakishima. Ni gute umubyeyi akubwira ngo umwana aviremo muri gare
ukamukuriramo mu nzira ngo none se ko yananiye, ndavuga ni se yakunaniye, urabona ko urusha imbaraga iyo utemera gukingura umuryango ngo asohoke. ndavuga ni ngiye birambabaje iyo nza kubimenya kare, ntago ngewe yari kuncika, ntago yari kurenga ahangaha. Mbese numva birambabaje nimba umwana bamubwira ngo uvuyemo muri gare ujya kwiga icyangugu akaviramo ku Kinyoni, urumva bafite randevu. nimba umwana agiye kwiga agatangira gukuramo inifomo ari muri kwasiteri akambara imyenda isanzwe, ubwo se ko ariyo kwasiteri nabibonyemo, nahise mbona ko ari icyorezo gishobora kuba kiri mu bana benshi. muravuga muti noneho buriya kwasiteri zose niba bigenda gutya, yego tuvuge dufite ibyerekezo cyangwa nimba hari abana nk'ijana cyangwa bangahe bakoze ibi bintu, igihugu kiri kurerera he? Twebwe ababyeyi tunabimenye, n'ababyeyi babimenye ako kantu. Ubu nahise ncana ku maso. muri modoka uri kumwe n'abandi babyeyi, ababyeyi bandi bari mu modoka bavugaga iki? Bari barimo kumirwa ati abana bo se siko babaye, abana bo niko babaye, niho isi igeze. Ati buriya nyine kagiye kureba aho kajya kuba kegamye ku muntu w'umugabo. Kuki tuvuga se ngo abana bubu, ubwo ababyeyi bubu nyine barera abo bana, ni ikihe kintu gitera ababyeyi bo kugira ngo? Niyo mpamvu nanjye mvuze aya magambo, kugira ngo ababyeyi batazajya bicara ngo bohereje abana ku ishuri kandi wenda hari aho yaraye, atanaraye ku ishuri, afite aho yaraye. Biga uburyo bazajya batwara abana babo kandi bakagira icyizere cy'uko bageze ku ishuri, kuko ni hahandi umwana aziga ntarangize, ni hahandi aho kukuzanira diplome azakuzanira inda cyangwa sida, ni hahandi aho kugira ngo akuzanire amanota, ahubwo usange nibwo arushijeho kubikirana no kunanirana ku ishuri. Yego. So hakorwa iki rero? Ntiturajya ku ngamba za leta, duhere ku babyeyi. Ku babyeyi hakorwa iki kugira abana bacu tubarinde neza? Yewe kuva nabona biriya bintu nafashe umwanzuro ko abana banjye nzajya mbatwara ku ishuri, nkabitwarira nkabageza ku kigo. Niyo makuru wenda yizewe, ni nabyo bintu bishobora gukunda. Guherekeza umwana ukamenya neza, cyangwa se atanagera ku kigo, sibyo? Ushobora gufata umwana ukamutegera imodoka, ukamenya wenda ngo yageze muri gare, cyane nka buno buryo bashyizemo bwo kugira ngo abanyeshuri bahurire muri stade. Kuri umwana wamuramutse umugejeje kuri stade bakajya mu modoka, ziriya modoka ziba zizwi n'imodoka z'ikigo. Mbese umubyeyi aho yicaye amenye ngo umwana wanjye yagiye kandi yagezeyo nta handi yakatiye. Yego, kuko niho bagenda bararuza za ngeso mbi zituma bataniga. N'uyu munsi mwabafasha akaboko mujyanira ku mashuri? Mwabifatiye akaboko mujyana ku masomo uyu munsi nabwo? Oya, njyewe hari umuntu nabwiye ngo abifashemo, ni umwana umwe wagombaga kujyayo, abandi bo biga bataha bafite imodoka iza kubafata mu rugo. Ikibazo, hari ababyeyi numvise, hari ikiganiro nigeze kumva kuri radiyo ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ababyeyi bavuga bati ntako tutagira, ariko iyo bageze hanze ku ishuri sinzi ukuntu bigenda, batishura ko biterwa n'izi televiziyo tubereka cyangwa se amatelefoni batunga bakiri bato. Ikibazo nawe usanga ari aho ngaho gituruka. Reka nkubwire, izi telefone zo batunga bakiri bato, maze kubona experience nazo zirabangiza. Yego. Uvuga ngo telefone twakwiye kurinda abana, umwana agatunga telefone aruka kuzi. Umva shamana, sinzi ikintu tuzakora, ariko nimbi telefone ku mwana narabyiboneye ko ari mbi, ntabwo ari nziza. Ikibazo se ukiri mutoya, nituyimubuza buri umubyeyi w'umukino ari mu rugo, uzamuhamagara utumubwira uti umwana wanjye ndagukeneye gutya. Buri wese agomba kumenya ukuntu akora ibye, kubera yuko buri wese agomba gufata imyanzuro bitewe n'uko ababona ibintu. Kuko ibi bintu niba birekera gutya ni ibintu bikabije. Ngewe byarambabaje aho umwana aviramo mu nzira cyangwa akiyamburira muri kwasiteri, nibwo bwa mbere nari mbibonye. Niyo mpamvu navuze nti reka nze no kuri kamera mbivuge, ababyeyi nabo batangire bagire amakenga ku bana babo, buri wese afite icyo yagakoze ku ruhande rwe, kuko uko nabipanga si nuko n'undi yabikora. Burya kimwe nuko na leta ubwayo nayo ishobora gufatanya n'ababyeyi bakareba uko bakemura iki kibazo. Yego. Leta y'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu, kuko ibintu tuvuga biba biri worldwide, byara ahantu hose, ikora iki mu gukebura abana, haba mu gukebura abashoferi, haba mu gukebura ababyeyi, haba mu gukebura abayobozi b'ibigo n'amashuri? Hoya bakimara kumenya ko hari abana biyamburira imyenda mu makwasiteri bagakuramo inifomo bakambara isanzwe, cyangwa bakamenya ko hari abana baviramo mu nzira batageze aho bagomba kugera, hagati y'ababyeyi na leta bagomba gufata ingamba, kuko hari ibintu byinshi baba bajya bafatira. Ingamba zo nibo bashobora kuzifata, ukuntu umwana ashobora kugenda akagera aho agera adahungabanye, kuko ni ukubafasha abana, ni ukubarera.
ni ukubarera kandi mu burere bagomba kugira nuko hari ibibazo bagomba kugenda bakemura nimba bavuga ngo nta mwana wemewe kwinjira mu kigo nta telefone nuko bazi ko telefone ishobora kubabuza kwiga ubwo rero nimba abana biyamburira imyenda mu makwasiteri bataragera ku bigo leta yo izi ikintu yakora ntabwo navuga ngo ndayigira inama ahubwo kuba babimenye ningira Imana bakabimenya ayifite abahanga benshi ubwo hari ikintu wawerekeye gikomeye ni umusanzu oya suku kubeshya ngewe niyo ngira kamera Nyabugogo nari guhita nkora ikiganiro aho narindi kuko byarambabaje naravuze nireka wenda mbishyira kuri mama Charlene official kuko nzi neza ko ibintu byanjye bikurikiranwa n'abantu benshi ningira Imana hakagira umukozi wo muri leta cyangwa n'undi muntu babikwiragiza bikabageraho bazabifatira ingamba ababyeyi nabo babimenye kuko nabirebesheje amaso yanjye kandi numva birambabaje kuko nanjye ndi umubyeyi rero leta imaze kumenya ikintu ingamba zo ntawe bagira inama bazi gukemura ibibazo kandi neza ndetse bikarangira bazagifatira umwanzuro pe ndetse banafatireho n'ubu abana bataragenda bareba ikintu bakora ntibamenye ngo bafite abana buriya n'ubu ugegera buteye ubwoba umwana uzi ngo ningera muri kwasiteri ndakuramo inifomu arayikuramo kuki adashaka kujyana umwambaro w'ishuri ubundi reka kuvuga ko ari ugutaruka wakoreramo ijipo mu bantu muri kwasiteri ya Nyagasani we kongo iki ubu se aya makwasiteri uburyo aba ameze ushatse ntiwakiyambura byakunda byakunda rwose mwegeranya kubonye ibice by'ibanga erega hoya aba afite ukuntu yabipanze ariko wasanga aza yambara agakora wa mugani aba afite imyenda ari bugamba ritabumugora nakazi aba yabiteguye ibintu by'abafite uko yabiteguye ntabwo aba yahubutse kandi abazi ko ari bubikore bikagenda neza yego reka dusubire muri bisi nabyo ko namwe mufite umwana hari ukuntu bavuga ngo mbonye ibintu ngo amabere arikora niko bavuga akenshi abanyarwanda mukimara kubona nk'ibyo bintu tekereza Charlene wanjye bigenze gutya bikaba gutya ngewe nahise nkunda na shoferi ndamubwira ni shofe ibi ngibi bibaye ku mwana wawe wakishima ni gute umwana w'umukobwa mama we akubwira ngo umugeze muri gare ngo yagusaranye se kurusha imbaraga ngewe naramubwiye nti nasanze muri mu rusaku nyoberwa ibyo ari byo kuko umwana naranamubonye asohoka ndeba noneho basigara bamuganiraho reba nk'uyu mwana ngo aviriyemo ku Kinyoni ngo kandi mama we yambwiye ngo mugeze Nyabugogo nabwo nitse ubwo ntuhemukiye uwo mubyeyi mbese uba ubona ko hari n'abantu bidafite icyo birebaho ikibazo ashobora kumubuza kuba batamfashe ku ngufu murabizi byarateye agatatu bagatudura mfashe ku ngufu umuntu ku ngufu muri kwasiteri yose ntabwo abantu bumvaga biri kujijura ahubwo ikintu cyanteye ubwoba nasanze abantu badafata abana nk'ababo icyo cyo narakibonye ari umuntu bari bicaranye ni umubyeyi abari inyuma ni ababyeyi n'abagiye bumva iyo nduru ngo sigasiga ni ababyeyi ngewe noneho ngewe ngenyine ntiwanancika pe iyo nza kubimenya kabimenya koko ari umubyeyi yabwiye shoferi uyu mwana ntavemo ntabwo yari kuncika si ukukubeshya gusa ari inze yaguterera nk'urushyi mu modoka uzizite anterera urushyi ngewe ntarwo ngira abana b'iminsi ari ingurutsira ingurutsi reka nkubwire iriya ni ikosa rikomeye reka uzi yaragiye hese umwana w'umukobwa ubona utarajya no mu wa gatatu segonderi ngiye nari kumubwira nti nyiramuko urajya heye ko ugomba kuvira pe rwose byo ntabwo nari namenya amakuru nari no kwicara nk'iruhande rwe gutya kubera ko biriya ni ubugome nimba umwana ari gukora ikintu kimwica uri umubyeyi umuri iruhande ntugire icyo umumarira menya ngo nawe aho bari uko uri gutererana uwo mwana nawe bazatererana uwawe kuko ibintu byose ni kimwe kuri kimwe mba numva umuntu yaba umubyeyi kuko navuze ndeba nk'imodoka yuzuye kwasiteri yuzuye abagore n'abagabo babyaye bigute umwana bavamo burase nyina yarumbije ni kuri abatangira kuruhuka kaba kabaye mugeze mu rugo byakunda mukigera mu rugo mwakiriwe n'umwana wanyu mukunze cyane n'umwangavu witwa Charlene ni iki mwakoze nta mwigeze mumubwira uti mwana wanjye bitewe n'ibyo mbonye narahageze ndavuga intiye baba fisi we ibintu mbonye ntamayeri yanyu ndayavumba ubu ni ngewe menyereye birakuvuga ngo umwana ngo yarakuze ni abantu babinciyeho no kuva na kera abana barakuraga uko nguko nkuhagira abahungu bangiye nkanabuhagira abakobwa noneho bageze no mu rwego rwo gukura nibagirwa ko bakuze kakomeza gushaka kuboza ugasanga nk'umukobwa nka Fifa ngo ati mama ngende iyoza ariko simite nkurura ko atakiri umwana yakuze nubwo ngubwo uragira ngo imbyiro zizakwicura ikwanga ko nkukuba amaguru urumva tukabipfa gukumbi yarakuze
noneho nk'umuhungu nawe nigeze mbwira ku kigo ngo ndaza gufata umwana ngo umwana nde ni Ishimwe Claude ngo ariko mama Charlene uzi ko wangiza abana bawe uza gufata umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ungana gutya nta n'ubwanwa afite ungana gutya ngo uze kumukura ku ishuri numvaga yageranya mu kangahe kamubura mu wa 3 secondaire yego mwarakabe no mu wa ntubonera Nyabugogo ndayitinya kandi ishaje none nkabona ukuntu abana ari benshi ngavuga n'umwana wanjye naza nkamubura ndajya kumushaka erega abana njye kubarera byarangoye ngomba kubakurikira abantu rero nibo bambwiye noneho ejo bundi baraje gutega Nyabugogo bajya batega za Kimisagara bayoberwa uko batega bayoberwa aho bahagarara kuko ntabyo bazi nawe bakoreraga ntabyo bazi byonyine no kuvuga ngo umwana wanjye aragiye tutari kumwe nkumva umutekano wabo kuko dufite amateka twanyuzemo bazi ibintu nyine ukuntu ibintu byo kujya guhagarara ku murongo ntabyo bazi ibintu byo kujya kuri kwasiteri ntago babizi bari kubibwirwa n'ikisi nimba narashakaga ngo barajyaha nashakaga imodoka tukajyana ubwo ari byo kujya guhagarara ku murongo ntabyo bazi ariko nahise mbona ko nyine nanjye ndi kubangiza ntangira gushaka kubaha uburenganzira kugira ngo bazamenye ibintu hari ukuntu nabwiye fisi ndi nk'ubu fisi mba ngomba kukubwira ukajya kwishyura amazi ubu ntiwanabimenya ngo myishyure se wankundi ati ko bishaka byose si wowe uhora ungira umwana mbona ko bakoze nanjye ndi gukabya kuko bishobora kuzaba ngewe nabaye ikoboye nyiri mutoya ibintu byose ntushaka kubagira amatisi mba nta mwana wanjye nyine narushya mba numva bazaruha ku giti cyabo reka noneho tuze ku buzima mwabonye ibyo ngibyo mu modoka muravuga muti birambabaje ngomba no kubitangaho ikiganiro kugira ngo mbisangize abanyarwanda yego ubu ngubu simbyifuza ariko ni ikibazo umuntu arimo kubaza ikibazo agira n'amatsiko musanze nk'umusore ku gipanga arimo gutereta umukobwa wabigenza ute oya rwose kwa kundi bava nko gufunga inguni reka rero nkubwire ibyo byose ibyo byo twanabipfa sibyo hora nyumvire nakigarura nagira ikinyabupfura nyuma icyo babaza kuzicishamo nyine ngene hari ukuntu nkureba sibyo hari ukuntu nkureba ntavuze ngewe sujya ngo nanavuga ni ijisho tu gahita uvuga utura urugo n'indugaruka mirarora ubwo umwana ntimwamukubita ariko se bafunga inguni biki iryo funga ry'inguni erega buriya hari n'ukuntu ibintu byihuza ushobora kubona ukabona baraje barabona byihuza ibiki ariko reka nkubwire ubundi iryo funga ry'inguni umwana aba ataragera n'igihe wenda cyo gushaka iryo funga ry'inguni ni ifunga ry'inguni nyabaki Charlene ngewe se ko ntawe twayifunga televiziyo ko zaje umwuka byaramwe hari ukuntu umuntu areba akaririmba akabona ibyo ntashoboye ntawe uzabimbaza ariko aho ntareba sava ariko ibyo ndebuza gufunga inguni ufunga ibiti wewe Charlene yihangane nyine noneho iryo jambo nakoresheje ngo gufunga inguni rakatsindwa na subuhani 2021 hari mu nama mushikira ndakeka hari ikibazo kizweho cyane nanuza kunda kubikora umunyamakuru witwa Clarisse bavuga ko akenshi uburere bw'abana bw'iyi minsi bwicwa icyambere kubura umubyeyi ntuganiriza umwana mbere hari ababyeyi ngo bagira ubwoba ugasanga umwana agiye nko mu mihango atinya kubimubwira aramubeshya ngo umwana wanjye ngo umwana akaza kubaza ati mama ko nabonye hari ibintu ndimo kuva ati ugasanga umubyeyi yagize isoni arirukansa kugira ngo asobanurire umwana ntabwo mbizi nimba ababyeyi b'ubu bikibaho ni iki mugira inama ku babyeyi kugisha abana ubuzima bw'imyororokere kuko aho bafatirana umuntu yayijyamo urabona ngo kwayigiyemo ngo nora n'umuntu ngo ntibizongera kugaruka ngo n'utwo duheri ngo duhari ngo tuzagenda burundu ababyeyi bakora iki mu kwigisha batinyuke gute gusa nshimira ko dufite leta yacu igihugu cyacu kirasobanutse bashyizeho ibintu byo kuganiriza abana ibyo bintu uvuga hanyuma ariko no mu itorero iwacu hari ahantu nzi bibo muri ekore de dimanche twana duto babigisha ibintu byose narabikunze ahubwo ndashaka kuzabikoramo ikiganiro kugira ngo yego oya ntabwo mbizi nimba ari hose gusa umwana wanjye afite ikayi yagendaga bakabigisha ibyo bintu by'imyororokere ukuntu bakwiye kugira isuku akabyandika mu ikayi yego
mpita mbikunda cyane ndavuga ibi bintu ntabwo ndabibaza nimba biri mu nsengero hose cyangwa ku midugudu yose ariko hari aho nabibonye mpita mbona ko uwo muntu ni mwiza ugomba kugira isuku babigisha isuku bakigisha ibyo ngibyo ukuntu bajya mu mihango ukuntu bakwiye kwitwara bakabigisha n'ijambo ry'Imana. Wow. Ngeze Imana nasanga n'ahandi biri ntago ndabibaza. Ibyo bintu birakwiye pe. Hanyuma rero amahirwe dufite leta yacu ifite ubwenge bashyizeho ubwo buryo bwo kwigisha imyororokere nuko bari bazi ko mu rugo ari danje. Cyane ko iyo ugize Imana ukabyigishirizwa n'undi muntu atari wowe ni byiza ariko nta soni biteye aho ikinyejana kigeze. None se uragira isoni abana bobo kwajya gusacinga akabona n'ibirenze ibyo muri telefone bazi ibintu byinshi. Ni byiza nyine kubimwigisha nyine. Hari nk'ukuntu ngubwira danga umwana akanyira bati ati izintu mama yambwiye atehe ati ibintu yambwiye si ibyina. None se ubwo ugira ngo si hari umwana nigeze mbona bakina iby'abana agahungu n'agakobwa aho nari ntuye ndageje ndamuhamagara kandi abo bana bari banduye. Umwe yari afite ubwandu yego bwa sida yego hamagara agahungu ndakabwira ubu noneho yaranakuze ni umuntu w'umugabo unikorera ndamubwira nti biriya bintu ukora uzi ukuntu biriya bintu ni bibi ntabwo ndi bubareke ko ni bibi uzi ijambo yanshubije nuko kuvuga biri buntere isoni nambwiye ngo we na papa Charlene ko mubikora umva iryo ry'irifundi rireshya n'igikumwe gafite nk'imyaka nk'itandatu si irimo ntabwo 6 yari irimo kandi ayo ubwo ndavuga nakana kagini kambwiye aya magambo ubwo se karambonye ariko bikaba ikibazo mu Charlene ngize mu izina ry'abantu hari umushiti wanjye yakodesheje mu gipangu tekereza igipangu papa n'umumama babanaga ari papa mu nzu y'icyumba kimwe hari umugabo n'umugore n'umwana w'imyaka 7 umwana akaza hanze akatubwira ati muzi ntu mama baraye bari gukora ati biki ati baraye bari kurwana ati gute akatubwira nyine byose akatubwira sijya bari kosa ry'ababyeyi nariyo byo kubikora abana bari iryo ni irindi somo tuzarivuga muri tegure ejo rubyiruko. Iki ni ikiganiro cy'abana cy'abubatse cyamenya ni ibyo ngibyo ni impuguro z'abagore turi mu rugo rosasa nahibonye kuri nuza kuri WhatsApp umubyeyi akora homework ayikorera umwana umwana ajya kwishura abona 0 atashe umubyeyi aramukubita ati wonyeze nawe uri umuti w'amenyo ati wabonye 0 ute reka rero nkubwire impamvu cyakwizana iki ngiki icyo turi kubihuza n'uko turi kujya mu itangira ry'abanyeshuri yabonye 0 kandi ari wayimukoreye. Hari ababyeyi badakora homework abana bavuye ku ishuri benshi pe akaza umwana avuga ati papa wansobanuye imibare agatamuka nkamera nk'inyamaswa umva imbere sha ugasanga umwana ejo asubiye ku ishuri atakoze homework. Gira ikintu ubwira ababyeyi kugira ibintu ababyeyi badashaka gukora abana homework bakumva ko ngo abana bagomba kurwana byo byose kandi umwana niba gusobanurira ukwiye kumusobanurira. Karero nkubwire ibyo bintu abana b'ubu bajya biga no kwihigira sibyo gusa ikosa ntakora. Sinshaka gukubita umwana wanjye cyangwa mubwire nabi ngo amanota ni make nzi neza ko ibintu yiga ntari bubashe kumusobanurira kandi ntamushakiye n'umusobanurira. Aho ho nta mwana wanjye njya mbwira ngo byagenze gutya na gutya mu gihe ntamuhaye uburyo bwose bwo kwiga ngo agire bwa bwenge nta n'impamvu yo kuvuga ngo yabonye amanota make no kuvuga ngo ababyeyi benshi ngo ntibasobanurire abana barabasobanurira si ibyo bazi bo. Icyambere nkubwije ukuri ko ababyeyi benshi ndetse umwereka mwikaye uhere no kuri njye agahita areba imirari ujya wemeruka kwiga bamugana iki cyongereza abenshi bize icyongereza kitaratangira gukoresha n'ikinyarwanda ntitukizi neza urajya kunyereka ngo ni inkwigishe gusa ikintu nibone mu bana banjye ni ukubashakira internet ibisubizo barabyihigira. Charlene yaberetse ukuntu hari ahantu ujya gusacinga ahita Google yego umubyeyi w'abanyeshuri ubu ngubu ndataha mama dushyireho connection ntacyo ndenzaho barihigira bakamenya ibisubizo nuko biga nyine. Ubundi no kwishuri bafite ubundi buryo babigishamo by'umwihariko ariko wibarenganya ngo barajya ahubwo gukubita umwana umuhora ubwenge buke kandi uzi ko nawe hari uruhare rwawe rurimo ni ikosa. Anyujije kakangutera gastori ko mbere yuko ngira n'abantu bari ko baseka bajyana umugabo ngo umwana yaratashe abaye wanyuma mu banyeshuri 30 yafunitse noneho umwana abwira se
ati ariko papa ubundi abagwa kangahe nanjye bajya babimbaza kombe yari afite ngakantuza kakano kadetekita ko umuntu ari kubeshya isati nabagwa wa mbere kaba karajwigiriye ati papa urambeshya ati mbwiza ukuri papa ntibabaga gatanu kaba karajwigiriye ati ariko wamvugisha ukuri papa mbwiza ukuri isati nabagwa wa nyuma nabwo karajwigira ati nabagwa wa nyuma mbwira isati papa sinigeze ndigeramo ntikajwigira Yusa kwavugishije ukuri naho umwana ati sogokuru so yarize ati ntiyize naho umwana unkubita gute se ngo nabaye wanyuma naho ubwo ngendana narigeze bamwe butararigezemo narikandagiyemo okay ibyo ngibyo ntabwo twabishingiraho kubera yuko nimba barize tugomba kubakurikirana bakiga tugakora ibikwiriye byose ko umwana amenya ubwenge hanyuma atabumenya ahubwo tukaba ariho tumucyaha kuko kuba ntarageze mu ishuri ntabwo ibyo bivuga ko abana banjye batagomba kwiga ni nabyo njya mvuga ngo nimba narabayeho nabi ntabwo abana banjye bagomba kubaho nabi kubera ko nanjye nabayeho nabi baranavuga ngo niba waravutse uri umukene haranira ko abana bawe bazabaho nk'abakire yes tugana ku musozo rero ni iki ni irihe somo cyangwa se ni iyihe nama mwabwira abashoferi batwara abo bana bakabasohora ni iyihe nama mwagira ababyeyi bohereza abana ku ishuri ntibagire amakenga yo kumenya niba abana babo bageze ku ishuri ni iyihe nama mwagira ababyeyi bohereza abana batambaye iniforume ku ishuri kandi leta yari kudushishikariza kohereza abana bambaye iniforume ikintu cya mbere nyine ni ibintu byoroshye kubwira umwana ngo yambare inifomu kandi burya ibyo leta ibivuga se ko ari twebwe twirerera nubwo ari abana b'igihugu ariko ahanini ni inyungu zacu ku giti cyacu kwambika umwana inifomu ndumva atari ibintu birenze ni ibintu byoroshye kuko ni inyungu kuko iyo utambaye inifomu nyine hari n'isoko ikosa ushobora kujya gukora ntihagire ugukurikirana kuko babona uri umwana usanzwe utiga ariko hari ahantu ushobora gukatira babona wambaye inifomu bakavuga ati aka gakobwa ubu ntikari kagiye kwiga kakaba kaje hano muri geto muri make inifomu ifite ikintu kinini imaze ni inyungu z'ababyeyi naho kuvuga ngo kubwira abashoferi n'abambahaye akazi katabareba kereka ubwiye umushoferi muziranye ukavuga ati ndakwinginze umuntwarira akabikwemerera umungereze Nyabugogo icyo gihe ugomba kubera ijisho wa mubyeyi kuko ari we yagiriye icyizere ariko hari n'abana bapfa kwinjira mu modoka n'abashoferi batazi iyo baviramo aho ndumva ntabakondana kuko babona batega binjiramo ntago abazi ngo araviramo hano yiga ahangaha naho wenda ku ruhande rw'ababyeyi kuko ari umwana wanjye nabyaye kumugira inama biri bworohe bakoresha uburyo ki amenya ngo umwana wanjye yagiye kandi yageze aho yagombye kugera nta handi akatiye ubwo uko yabigenza ni uwe ku giti cye kuko nanjye ku giti cyanjye nzi uko nzajya mbigenza yego so mama Charlene nabashimira cyane urakoze cyane naradukurikirana kuri mama Charlene official Imana ibahe umugisha ntibibuke gukanda kuri akantu k'umutuku mudahe subscribe yego sawa sawa